amabanga y'ubupfumu n'imbaraga z'umwijima mu yahoze ari ingoro ya Perezida Habyarimana. Ingoro y'abaperezida iherereye mu karere ka Kicukiro i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Ni nko mu birometero birenga gato 5 uvuye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe no muri metero nka 500 uvuye ku bitaro bya gisirikari i Kanombe. Ni inzu itangaje ikabumbatira amateka menshi. Ni inzu ifite iby'agaciro ndetse n'ibyicaro by'abapfumu, abakonikoni n'ibyegera by'abakurambere. Hari ibice byihariye ugera mu bwoba bukagutaha. Yabagamo inzoka Kabombo yaburiwe irengero umunsi Habyarimana apfa. Umuvumo Habyarimana yasize ateye muri uru rugo wabaye inganzamarumbo. Imyaka uruhumbira jana, aya mateka azahoraho. Iyi ngoro ibumbatiye amateka menshi yiganjemo agaragaza imibereho ya Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva tariki ya 5 Nyakanga 1973 kugera ku ya 6 Mata 1994. Yahinduye ingoro ndangamurage y'amateka y'abaperezida bayoboye u Rwanda. Umuzenguruko wayo uri ku buso butari buto. Birumvikana koko ko umukuru w'igihugu yagombaga kuba ahantu hisanzuye kandi hafite byose. Hafi ya buri kintu cyose nkenerwa mu buzima bwa buri munsi cyari muri urwo rugo rwacumbikiye abaperezida babiri bayoboye u Rwanda, Habyarimana Juvenal na Bizimungu Pasteur. Uhereye ku kibuga cya tennis, akabari, akabyiniro n'ibindi byose byari muri urwo rugo. Kugira ngo ubashe kuba wamenya amateka yayo na bimwe mu bitangaje byakorerwaga muri urwo rugo ntibigoye, bisaba kujya kwasura. Umunyarwanda yishyuzwa amafaranga y'u Rwanda 1000. Byagusaba iminota itari munsi ya 40 kugira ngo ube urangije kuyizenguruka usobanurirwa buri kintu cyose. Iyi ngoro umuntu yavuga ko iri mu bice bibiri. Hari inzu imwe igizwe n'ibyumba bigera kuri 6 yatuyemo na Habyarimana ataraba perezida. Igaragaramo ibintu bitandukanye birimo impano igizwe n'igishushanyo cy'umuntu uri gucuranga inanga yahawe mu mwaka w'1974 n'umunyabugeni Sebukangaga. Hari n'ikindi gice kigizwe n'inzu nyirizina yacumbikiye Habyarimana na Bizimungu. Igizwe n'ibyumba by'uburiro byo kureberamo televiziyo, uruganiriro rwa perezida, urw'abana n'urw'umugore wa perezida, ibyo kuraramo n'ibindi bigiye bifite ibisobanuro n'umumaro wihariye. Hari ikigabiro cya Habyarimana. Ukinjira muri iyi ngoro uhingukira ahantu hari igiti cy'umuvumo cyangwa se ikigabiro. Bivuga ko watewe na Habyarimana, dore ko bawita umuvumo wa Habyarimana. Ni igiti bigaragara ko gishaje, ko ari icya kera cyane. Warakuze urongera urakura uzana amashami n'udushami, mbese ni uwa kera koko. Inzoka idasanzwe. Umwanya utangaje hafi na wa muvumo, ingobyi y'inzoka. Ni ahantu hafite nka metero hagati y'5 n'10. Hubakishijwe amabuye hagakoterwa na sima, mbese hakozwe mu buryo bigaragara ko hitondewe. Uharebye wagira ngo ni inzoka koko, kuko hafite imiterere neza nk'iy'inzoka. Kumwe inzoka iba ibyibushye hagana hejuru ku mutwe, ikaza gusa n'inanutse ku murizo. Aho hantu habagamo inzoka nini ibyibushye yari ya Habyarimana, ikagira abantu bayitaho bayigaburira, mbese yari ifashwe neza. Ni inzoka itari umutako cyangwa itungo mu rugo nk'uko ubu abantu borora ihene, intama, inkwavu n'inkoko n'ibindi. Iyi yari yihariye ngo yari ifite umumaro uruta w'ibindi byose, kuko yifashishwaga mu bupfumu, mu mihango nk'iyo, mu kuraguza no kubaza cyangwa kuganira n'abakurambere. Ni inzoka yahabwaga agaciro katabonwaga na buri wese. Nawe hibaza inzoka yari ifite piscine cyangwa se swimming pool mu rurimi rw'icyongereza.
hafi na ya ngobyi y'inzoka cyangwa se aho yaryamaga hari pisine swimming pool. Ubusanzwe bimenyerewe ko pisine ari y'abifite bayifashisha mu gihe bashaka kuruhuka nko mu gihe cy'izuba cyangwa se gukora siporo. Iyi nzoka bari ifite pisine hafi ya ya ngobyi yayo ku buryo yajyaga imanuka ikajya muri pisine koga ikaza kugaruka hejuru mu ngobyi ikoze neza yubakishije amabuye kandi icapiye na sima. Hafi y'iyo nzoka niho hari aho abacungaga umutekano wa Habyarimana babaga bari. Bamwe batangaga karibu ku muryango w'ibanze bati uwo mumureke cyangwa mumusubize inyuma nta kariba hawe kwa perezida. Bati nabereka ibyangombwa cyangwa arahungabanya umutekano we mumugumanye hafi aho. Mu bakozi bakoraga kwa Habyarimana hari ikintu kimwe yashoboraga kuba yahanirwa kandi bikomeye, aricyo kutita kuri iyo nzoka kandi biri mu nshingano ze. Nk'uko byemezwa n'abasobanura amateka y'ingoro y'abaperezida, iyo wagiye kuyisura iyi nzoka yari ikigirwamana, yari ifite agaciro gakomeye, yajyanye na shebuja. Tariki ya 6 Mata 1994 uwo munsi iyo nzoka nk'ibisanzwe yari imuhira. Gusa ngo nyuma y'aho Habyarimana indege yararimo irasiwa agapfa, ya nzoka yayisibura, nta muntu n'umwe wigeze wongera kuyica iryera. Abasobanurira amateka y'ingoro y'abaperezida cyangwa se guide iyo bagiye kuyisura bemeza ko iyo nzoka itigeze yicwa, ahubwo ko yabuze Habyarimana akimara gupfa. Bifite igisobanuro cyabyo kuko ngo yari yaraciririwe na Habyarimana ari nawe wayifashishaga mu bupfumu n'ibindi. Bisa n'ibyakumvikana ko itari kuhaguma kuko nyirayo atarajya ukundi. Habyarimana yari afite imyemerere itandukanye. Muri iyo ngoro y'abaperezida harimo chapelle yasomerwagamo misa. Padiri yazaga gusomera misa perezida n'abo mu muryango we. Gusa yanyuraga mu muryango w'inyuma aho kunyuraho perezida yanyuraga, mbese bahuriraga muri chapelle. Harimo amatara ameze nka buji zimwe ziba mu kiliziya, harimo tabernacle imwe babikamo Eucharistia mu kiliziya. Muri iyo chapelle Papa Yohani Paul wa II ubwo yazaga mu Rwanda hagati ya tariki ya 7 n'iya 9 Nzeri muri 1990 yasomeye misa. Ku rugi rwa chapelle hari hashushanyijeho ibishushanyo bifite ibisobanuro byihariye. Hariho uruziga rurimo umusaraba rusobanuye ko Habyarimana yizereraga mu Mana. Munsi hari izindi ebyiri cyangwa se inziga ebyiri zo zifatanye bisobanuye ko umugabo n'umugore babaye umwe ku Mana. Izo nziga ebyiri zifite imirongo izihuje na rumwe rwa mbere rurimo umusaraba. Munsi y'izo nziga ebyiri hari izindi nto 5 nazo zifatanye zisobanuye abahungu 5 ba Habyarimana. Impamvu zifatanye nuko ngiyo umuhungu wabyaye akomeza kwagura umuryango wo kwa se. Hasi hari izindi nziga 3 ariko zo zidafatanye zisobanuye abakobwa 3 ba Habyarimana, ndetse ko umukobwa iyo abyaye we yagura umuryango w'ahandi aho kuvuga kwa se umubyara. Iyo niyo mpamvu zidafatanye. Icyumba cy'ubupfumu. Uvuye mu ruganiriro naho perezida yakiriraga abantu naho yafatiraga amafunguro, uzamuka werekeza hejuru ahari icyumba yararagamo, aho hejuru niho hari chapelle tumaze kubona. Hejuru kandi ya gym aho Habyarimana yakoreraga imyitozo ngororamubiri, ni icyumba kiri hejuru gifatanye n'igisenge cy'inzu neza neza. Ni kigufi bimwe bishoboka kandi gisa n'igicuramye. Icyo cyumba cy'imyitozo kandi kirimo akabati yabikagamo imyenda ya siporo. Ubu nta bindi bikoresho birimo kuko byinshi muri iyo nzu byibwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Aho rero muri icyo cyumba hari akandi kumba gato gatari kubishoboka nako gasa n'akari ku rusenge kuko aho niho inzu irangirira. Kari gafite umumaro wihariye, karako Habyarimana yahuriragamo n'umupfumu we. Binemezwa n'abagida basobanurira abantu iby'iyo nzu. Yahuriragamo n'uwo mupfumu, yasohokeraga mu gikari mu wundi muryango, ibirenge bya nyabyo by'inzovu. Mu cyumba cya Habyarimana yararagamo
cyanarawemo na Bizimungu ubwo yari perezida, harimo ameza akoze mu buryo butari busanzwe. Uyarebye ayo meza wagira ngo akozwe mu mbaho zisanzwe nka ribuyu cyangwa umusave, ariko siko bimeze kuko amaguru yayo ari amaguru y'inzovu ya nyayo. Ayo meza hejuru hamwe umuntu arambika ibintu n'ikirahuri, ariko ya maguru ni ya meza agizwe n'amaguru ya nyayo y'inzovu. Uyakozeho ubona ibinono by'inzovu n'ubwoya ndetse n'inzara z'inzovu. Ntabwo ari amahimbano koko, ahubwo nta maguru nyakuri. Bishe inzovu, amaguru yayo barayumisha, nyuma bariyo bagira amaguru y'aya meza. Nongeye kubashimira mwamuduteze amatwi, nanakwibutsa gukomeza gukanda subscribe kuri iyi channel. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi waduha, waca muri comment ukatwandikira ukatubwira icyo twakongeramo cyangwa se icyo tubateguriraho ubutaha.